amasaha tumazaranga gahigi narakubwiye sibyo mani nta courage nta na gahunda mujya mu gihe ndetse ubona igihe utagira gahunda cyangwa ukavukire niba udagira gahunda kuba fake man njyewe ibingibi rwose nshobora kuzabivamo noneho nkabareka umva nkubwire gahigi sibyo banza wumva ariko akukubita udashaka kunyumva mani njyewe ndabona ugomba kuzateka umutwe urumva amezi 9 agashyiramo umwana nk'uko ava mu nda urumva pako uguze nk'iyi nzu iyi nzu urabona uzayigeza umujyi wa Kigali wese undagura inzu gute reba ujyamana irije yagendeye nta garazi nose ngaza de mission kandi n'ugomba kudaha gahunda je nakubwiye ngo nzateka umutwe paka nguze inzu agatekwa amabuye ugize ngwi nyamara gahigi mujye mugira gahunda shumi yanjye nose kibazo ni njyewe cyangwa niwe mutegereze none natanaza twe dupanga imiso yacu twigendere mujye reba yatebigiye nkamuzi ko ntari kumva raburi nose kuza uri kutuneka ziba mbaze mumbwira aho twapanze guhurira niho duhurira ubu ngubu none se saa twavugani hano ntabwo ari mu bitanya bitare nose kamaze nkubaza wa mugore mwamwishyuye cyangwa mwamwishyuye ugize ngwi tumwishyure biki se tumwishyure biki ngaho mwibaze mwe mwibaraguza ngo natinze muzi buryo yamfashe yanzwigirize arimo aramaza ibyo mwamwe ngo bahambirwa tubabarire kubera ko ngiye nigereye mu rugo nkahura n'ibibazo buretse muceceke rero uri kumva ubu ngubu noneho gahunda yacu iratangiye ayo mwakoreye mwanyweye mwarangije ubu ngubu noneho misiyo nshyashya irabonetse banza wumve buretse ntabwo mushyuhaguza buretse nishyuhaguza sibyo ambo ejo bundi twakuzira misiyo mwabonye ukuntu byagenze yari ihiye si mwabonye ko byagenze uyu munsi rero none rero nazanye yo nikahabu fo byatari no vuga ngo rero muri iyi minsi uri kumva muri kubona ibintu by'abapasiteri bari kuba bari gutungurira abantu babarya amafaranga wewe aho ufite agasura mbona gateye mu ugize ngwi ugomba gushaka imirongo yo muri Bibiliya cyangwa se amagambo nawe wumva yakurura abantu uri kumva none sasa rero dutuburira abantu wowe rero sasa rero uretse waruke kuri wowe jewe rega uretse banzu ko ndi zamani se wowe wene ngango Akusheka hari ikintu kitari kumvikanaho neza kise kandi mugabo biriya byo kumbwira ngo nkwaye amafaranga makeya mbabarira pe sibyo mbabarira pe shire urumva bine 500 ni amafaranga make ariko ndagerageza ndagura amavuta n'usu dore yarahenze ibindi ndiyeranje nyine nk'umuntu mba se shu ngiye kujya mu kazi sibyo wenda nituza kuza guhuza nimugoroba ntashye sibyo hari igihe amafaranga yabonetse tugahana sibyo najyaza n'umutori nkora akazi keza nawe shire none nawe ugiye kwigira impumyi nanjye ndaje mbikora sawa none sasa rero ubwo nayo ikintu ugiye gukora abakristo bose ninjye ugomba kubahiga yego aho ni sawa twagiye none se nimara kwigira impumyi biragenda ute kutadusobanurira urubuga urigira impumyi nyine nawe ushaka ukuntu nyine ukuru abakristo ndankuru abakristo ariko nabo bakure mu buryo bwawe ngo ikindi kintu baretse ikindi kintu ushaka kuza gukora icyo kintu gitumye nkugira impumyi rero uri kumva weho ni ukugira ngo abakristo mu gihe tuba turimo turabasengera uri kumva ibyo bimbaza ikibazo direke ndabisengera ugakizwa uri kumva amen kandi ugatukira ukamera neza aburyo abakristo bari aho ngaho babona nyine ko turi gukora ibitangaza akoze ukanze pastor bansengera nyire urakira none tutangira turepete unje ubwo ndaza n'impumyi uyu ari pastor mari nabanza kubikwiga tubirebe twebwe turi gutuma twagiye tunyura cyane nani muragira ngo mumuze na wa mugore mwana anyongera nyishyuza cyangwa wajya gahazi mu rugo ntago hazi twagiye mani batanyishyuza amazi twagiye niba kwishyuza birakurira turamanukira no muhepfo muri gobere kwa muganga yekora remarega yewe meze bite sawa ese ko ndeba uri kugenda nk'umuntu wayobye amakuru yawe ngiye gusenga ruguru iriya ugiye gusenga yego nawe uri muri babandi njya numva basengera muri butayu oya ntago ari ndi muri babandi ujya wumva ahubwo ngiye njyayo ntago uri kuyumva ahubwo nukumva nuko ariko rero reka nkubwize ukuri
niyo mpamvu yo kuvuga ngo wanayobye kuko n'ubundi ntubona ahubwo n'ubundi mu nzira zaho reka nkuzamukane sibyo ushikeyo ntaribi genda takomereza harya hano so bita mukamegerera si mukabegere naho ngaho nyine ni ruguru we Imana ishimwe ko kubona hazi cyane rwose urakoze urumva Imana ikwakire mu bayo rwose Imana iranyakira se napfuye iranyakira napfuye ikwakire nyine mu bayo nyine ubu mwana w'Imana tugende Umbase harya siwe witwa Clementine. Sha wihangane no kubyakubayeho. Ibiki sugo byambayeho mu minsi. Wa mubyeyi we rero tutirene cyangwa tutagiye kure. Neretswe ibibazo byawe byose ufite umugabo wabujije amafaranga muri banki akabenda kubatereza. Wagira ngo ubundi wari uhari. Herega ntibitungure ngenda byeretswe ndimo ndakora n'umwuka w'Imana turi inkuru rero ngaho makuru ndimo ndakora n'umwuka w'Imana ahubwo uretse no kuba bagiye kubatereza inzu uzi neza yuko hari n'urupfu rugiye kubafata oya wivuga gupfa uretse mubwire wihumura ugira ubwoba ariko hari ikintu kimwe cyabikiza ugize ngo erega nanjye kuba mbonye ibyawe suko wenda hari ikindi kintu Pastor ngaho ndangira ahantu hakuru umuti rwose uje humura hari umupastor uri gusengera abantu ubu nanjye ubona amavuta ubona afite niho yama ahubwo tugeraneyo uri kumva hano hafi se oya humura ruhukana araguhanurira kubwira buri kimwe cyose ibibazo byawe byose umenye nta kibazo urumva naringiye guhaha hano hepfo oya ni hafi anga n'ubundi ntibikuza guhaha n'ubundi yagaruka hahe nta kibazo ntacyo pastor reka tujyane tugende nanjye ntabwo ndi pastor yanjye umukristo nk'abandi ahubwo Imana ari uko yabigenje ariko usinde bone twahaye impano gutya hamwe basengera mo hehe mahano ruguru rwose ariko ndahakugeza dushigaje na metero zingahe ntago ari nyinshi njyana rwose muhungu w'Imana niko nibyo kubwaga apu sebone se simba nabatangiye iterona urakoze rwose Imana ikwatire mu baho kabyara aho niho Njyewe ntihari habura abantu ahita nigenda ikibazo ufite ni dore ngaha turahageze twese nta munsi wanyujije none tugeze none ndabona ari amashyamba n'ibiti ngaho ibibazo uri n'ahantu hose twagiye tugeze aha ngaho ubaye n'uki kintu gusa ubwo gushyira amakenga tugenda ariko usanga nta bantu tugende hano gutya n'ukatamo gutya uzikurinda mana we uzikurinda ko mana uzikurinda mana we yewe imbaraga kuba babaye imbaraga z'Imana we yewe imbaraga z'Imana we Imana irambwiye ngo buri wese uri hano agiye gukiranurwa kandi ibyaha byose murimo mugenda haleluya mwanya w'amavurero uyu murwayi wacu abaje batugendera bose twagusaba guca bugufiya ngo tugusengere mu izina rya Yesu ubashe gukira wizera Imana kikiza kandi Imana ivura abababaye aho ubabara hose hegereza Uwiteka Imana irahakanda Nyagasani turagusabye ngo
manukira k'uyu mwana wawe wiremeye. Iki ni ikiremwa cyawe washyize ku isi kugira ngo kibashe kubaho. Turagusabira rero ngo kibashe kubona ibyiza washyize ku isi Mana yacu. Abari impumyi Mana yacu, ni wowe wakijije abababa, ni wowe wambukije Abisirayeli mu nyanja itukura. Turagusabye, turagusaba ngo n'uyu murwayi Mana umumanukire murambure ibiganza byawe. Turagutumiye Nyagasani, uzubane nawe, uzumube hafi, umukize iyi ndwara niwe muganga wayo. Mana turagutumiye, ni wowe Mana y'urukundo, Mana ishobora byose, Mana itabara. Turagusabye ngo uyu murwayi umukize. Turagutumiye we Mana ishobora byose, gikirize uyu mwana. Ariko Mana we urakiza, ariko Mana we uzadukiza, ariko Mana we uzadukiza. bagushirwa ndetse n'isengero buranjyana n'abandi bari Mbwira waje gukora icyanga. ahubwo se waje gukora iki? Komeye ukadutandukana ugiye guhaha niho waje guhaha. Nanjye ndumirwa amafaranga shina gusa ugiye kwishansiye none nsanzwe uri mu materaniro. Njye siko naje gusenga wowe. Ese ko nari nyoboye nkata mvuga ati none nkomerezeho. Kashe usigaye undyarya. Ari kwishansiye. Ahubwo batagira ngo turi mu bindi twe dusubireyo hakiri. Turabivuganira mu waje gushaka Imana ibyo tubyihoreye. Sawa. Mana we uzi kurinda Mana we, uzi kurinda Mana we. Haleluya, haleluya, amen, Bonye imbaraga z'Imana, bonye Imana imanukiye buri wese uri hano maze mukugirira neza. Niyo mpamvu tugira ngo ibyo mufite byose tubisengera Imana ibiumugisha, kugira buri wese udatunze Imana izabihere umugisha. Ariko mbere y'ibyo byose reka tubanza dusengera umurwayi wacu uri hano kugira ngo Imana ibaze imuhe umugisha. Imana inyeretse imukiza, turamusaba gusaba Imana data mubyeyi udukunda, dukirize umurwayi Imana, dukirize umurwayi Imana, dukirize umurwayi Imana. Ndabasaba buri wese amushyireho ikiganza maze tumwereke Imana, maze tumwereke Imana rukundo, niyo yonyine ishobora kumukiza. Mana waravuze ngo uza kugana wese uzamuha ubuntu bwawe, uzamuha impuhwe. Niyo mpamvu tugusabye ngo uyu murwayi mukize, mukize Mana, mukize turagusaba Nyagasani, yoroheje. Haguruka, turagusaba gukanura, Uwiteka Imana yitweretse ikubumburira amaso yawe. Turagusaba ngo kanura neza. uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana itegeka abagabo. murabona